yapfuye ngo yaguye mu matako y'umukobwa. Uwo mukobwa nanjye ndamureba muri aya mafilimi yirirwa yikaraga, ubwo rero ngo yaragiye ngo abaguye Musanze ngo yamuguye mu matako. None ariko ibingibi reka mbibabwire, uyu mukobwa agiye mfite impungenge zimwe. Aba bahungu baraza baba diaspora bakajya kwishyiraho ngo abakobwa b'inyarugenge sheri kujya kubarongora bisaba indi myuka. Uri kumva muzi nahangaha mukirirwa muri show, mwirirwa mwimenyamo ubukonyage, mukimenamo n'izo siriduwire, mwarangiza ngo mukajya guparamira abakobwa b'inyarugenge. Umukobwa w'i Kigali wirirwa uzenguruka utubari arya ananywa, mwebwe uri aho ngaho uri mu kazi. Ubwo urashaka kumbwira yuko utamugwa mu matako? Ese ubundi basi urashaka kumwemeza bigeretse kuki? Warongoye ibyo urongora, wakumva unaniwe ukarekera aho ngaho n'ubundi ko kiba kikuri iruhande. Uhereye kuwa ubwo ushaka kumwemeza kuba wazanye ikofi yawe n'ubundi umukobwa w'i Kigali ko abashaka amafaranga ni paka kugira ngo uje jugu paka umugwa mu matako. Kiriya kinyagwa kirica, ntago bisaba kukitondera. Nimba ugiye yarapfuye byo gupfa utanagira ngo yaragize, mutanagira ngo yaragize ngo yaragize ngo yagize ibyagira, mutagira ngo yarahananiriwe, ngo yagize ibyagira, ngo aragenda ngo agacuho, ngo umukobwa nawe aravuga ati iri shyano rirampondaguye. Harya imyeyo babayita ngo iki? Nimwandike numve. Reka ariko mbivuge hano si live yanjye ngo iri cyano rimpondaguye imishino. Aragenda rarasinze, reka mbivuge hano ngese birandeba. Arangishe ngese birandeba, ngiye ndi live yanjye hari ribise simishino ngo arayihondaguye. None harangije ngo aragenda ngo arahwera. Mana uyu mwaka uswagera gutize mu kwezi kwa gatandatu byibura tuvuge tuti dushigaje kimwe cya kabiri cy'umwaka, turacyari mu kwa mbere my dear friend. Arangije imisuti se nibiki nuko arangije aragenda arasinzira agenda agiye. Ubu indaya ntihagaze muri ribu, ntiri gusobanura. Ubwo urashaka kumbwira ukuntu wicishije umwana w'abandi icyo nuko shama n'umusigaye ngira indangagaciro. Yesu we bana we mbega ukuntu usigaye ufite discipline we. Nuko rero umwana w'umuhungu bamwicishije igitubada, aragenda arumirwa. Mama dada imusanze ndashaka kumenya iyo ndaya dore kina filimi ntago nce kuyivuga amazina yayo mama yo mbabarira yiburiye umugabo. Ubu rero ubu mu bushinjacyaha baraza kumushinja ko ari we wamwishe. Icyo mu cyumba baramureba ahantu hose bamuzenguruke umurambo bazawupima. Yakizize ngo yaguye mu matako. Ubu se mama sheri ubu ngubu bana uku kwezi kwa mbere ko mbona inkuru zose zishize mu kwa kabiri mu kwa gatatu kugeza mu kwa 12 tuzaba turi kuvuga izihe nkuru. Ubu ngubu ko nk'iyi nkuru arizo twabaga turi kugera tuvuga buhoro byibura mutubabarire uku kwezi mube muduhaye, mujye muduha inkuru imwe ukundi kwezi inkuru imwe ukundi kwezi inkuru imwe. Iyo ndaya dore ikina filimi itera umwaka usebyaye ko ari mwebwe muza mukagenda mukajyamo. Yego rwose nuko natinze kubyuka we. Iyi nkuru yatangiye ite koko? Baba we sha watinze kandi live sindi buyisevinge kubera indaya zose ziba ziraho ziri coding amalive yanjye nkagenda nkisanga mwaje, ariko ntari sijuba wayavuze se sijuba wayavuze. Mube mugumye hafi ndaraje mbahereze za Mutesi wanyu, ndaje mbahiza Mutesi wanyu. Ese ubwo watubwiye filimi imwe akina sibyo? Yego mwe mwicare muzi ngo umukobwa ukina filimi umudiaspora yamuguye mu matako imusanze. Ibyo ntibihagije mutwarayo mwambeshe umwe mugire vuba nse nigire mu cyumba cya rap. Urumva nuko ubwo rero mwabakobwa mwe namwe ubundi wa muhungu we w'umudiaspora zirikana akazuvuyemo ubuzubunaniwe ubuje kuruhuka sheri. Ruhuka umwana yegera akwegera kwagaze nimba ushoboye utungeho utagiye kwivuna. Ariko genda ashaka kumenya icyo kivuna muheto cyari nk'umushike, cyari nko guterera ishorongi, cyari hehe niko yewera. Ariko rwose ubwo rero nipaka ngo ugende ngugwe mu matako cyoko zamureke mbabwire imusanze mana oya uwo turamumenya vuba. Muramumenya ndabayobewe se
ndabayobewe yuko muzi guhigahiga udukuru mwambeshumwe namwe mwabaye nk'intuze uzi ko wagira ngo mwabaye abatangaza makuru cyangwa abantu ariko Djihad nawe wagiye mu cyumba cya rap ndajyayo mu kanya ndajyayo ni Asia aka ingwe eke ingwe nuko ubwo rero umukobwa yicaye muri ribu aricaye reka siwe yicayemo ubwo ribu yahise nyine muta muri yombi ubwo ntabwo ushobora kuvuga ukuntu ushobora kuvuga ngo umuntu arapfuye muryamanye sheri none hari no mu matako yawe jewe ndashaka kumenya waramwambitse tuzazihiga Gigi waramwambitse basanze yari ariko bana nyagasani ubwo rero kumva ego true boy ese true boy uracyabaho narajya kuzajori rero abantu muri gukomeza kumbwira ngo kuko ibyo navuze kuri Zinda yego nibyo ariko mwitonde mujye mumenya ko hanze hari abantu babagome uri kumva Mutesi wanyu rero ndibaza izo ngizo zimusanze nzibakubise uwo zicitse ninde muzamura gatoki sasa rero muzamura imitima kugira ngo nze tujye kubyo kwa Mutesi nimurangiza mukora iki musanze nyine mushyiremo imitima hano muri comment ngo ikindi muzamura imitima hano asoni kukusheri muzamura imitima hano none tuze tujye kwa Jori turabanza duhere kwa pasiteri we mukizamura imitima yego wa mupasita Mutesi wanyu yahinduye umuvuno imihanda yamuzengurutsa ubu agiye kujya yirirwa ashyira abantu kuri kamera arira n'ababariza ibintu tudakeneye ntago twanze ko Mutesi afasha kuko ni igikorwa cyiza ariko gufata umwana w'imyaka 18 ukaza kumushyira utarageza imyaka 18 plutôt ukaza kumushyira kuri kamera mubwire pastor Mutesi wanyu muti shaka utundi turi mukora ureke kwirirguza kuza kudarapa abantu hano muri imihanda ikindi mwabonye ko yahinduye umuvuno uriya mugore se nababwiye abari aho ngaho yirizariza Mutesi pastor Mutesi mubatumyeho mumubwire muti mubanze musetting ama record kugira ngo mumushyire mutaza kumubwira mutazi ibyo muvuga mumubwire muti pastor Mutesi rero umuyobozi w'imihanda yavuze ngo nako umunyamihanda kuko nawe n'umunyamihanda uwo mu mihanda yavuze ngo ni byiza igikorwa cyo gufasha ni igikorwa cyiza Imana iguha umugisha ariko Mutesi uwo muvuno wazanye si wo mu banyarwanda uza kuzana abana bataruza imyaka 18 ubashyira kuri kamera barira bagira gute uwo mwana w'imyaka 18 ushobora kumufasha muziranye n'abantu benshi mushobora kwandikira bati tugiye gufasha uyu muntu ushobora kubwira abantu bagukurikiye bati tugiye gufasha aba bantu umubyeyi we yari yapfuye kandi nyagasana amuhiruko ridashira kandi n'abana bihangane kubisobanurira abantu biroroshye cyane kuko abantu barakuzi kukomeza uzana abana bataruza imyaka 18 kuri kamera barira baboroga ejo bazaba abaperezida ejo bazaba abaministri ejo bazaba iki stop wa mugore we utongera kugishyiraho abana ubu uyu muvuno urongeye Mutesi uragarutse none ese mute ari wowe bari kubikora abana bawe byagushimisha mada gerageza mumubwire rwose mumubwire uriya mubyeyi uti rwose jewe simbyanze ariko pe gushyiraho abana gufasha ni byiza nawe wafasha n'ukuri n'ufashwa yafasha kandi mujye mufasha ubabaye mw'abantu b'Imana mwe umuntu ubabaye mujye mufasha twese ahangaha turicara tugafasha abantu n'ibiki byose ariko kuzana umwana utaruzuza imyaka 18 ukamushyira kuri kamera mada oya ntago mbishyigikiye ntago kandi urasoma Bibiliya Mutesi ndakwinginze ngewe si mbabarira ntazatera agasonga bugari kuko naravuze nti Mana uyu mwaka mbabare ntazahura na Mutesi none mute utangiye kuza tutangiye kugenda dukubitana imitego muri iyi mihanda sawa nari sawa mbabarira igikorwa urimo ni cyiza
rwose jya utubwira natwe tugusapotinge, tubwire n'abantu baguha amafaranga ugende umufashe, ariko kuzana abana bataruzuza imyaka 18 kuri kamera barira baboroga mute? Oya rwose uwo muvuno wazanye, oya. Kandi usoma ijambo ry'Imana, sinzi ukuntu Bibiliya ibivuga neza yo. Bibiliya bikoze umuntu utasoma Bibiliya namwumva. Ariko uratangiye urubuye mute? Mutesi pastor Mutesi niwe ndi kubwira wa mubyeyi. Mubwira uriya mukecuru ngo ni pastor Mutesi, numvise avuga ngo ni impfubyi y'umukecuru. Twumvikane, abantu mu musapotinge, mu mufashe, ibintu rwose byituma udatekereza kandi uri umubyeyi, mu mufashe, mu muhereza amafaranga ajya afasha abantu aberetse bakeneye ubufasha, ariko mu mubwire muti gushyira hanze abana bataruzuza imyaka y'ubukure biragatsindwa. Ibyo ndumva bibasubiriyemo. Kandi mugafata abantu bafite intege nkeya ngo mubakire kuri kamera. Ubu se kwicara ukabwira abantu uti nzakora kino gikorwa, ni mu ntera inkunga ngiye gufasha aba bantu. Abanyarwanda bakwima amafaranga, nimba hari ikintu nzi ku banyarwanda barafasha pe. Yo babwiye barafasha rwose, simba beshye. Urababwira uti ejo nzajya gufasha abantu cyangwa iki kintu nzafasha abantu, bakaguhereza amafaranga ukagenda ukabafasha, kuko ntari ariko gufata abana no. Reka nigire kwa pastor Mutesi, kwa pastor Mutesi fire, kanigire kwa Ntuze nguyu Janine wowe burabizi. Dore neje buri twafashije abantu n'ubu turacyabafasha, ariko gufata abana bataruza imyaka. Uribuka yuko hari n'abantu twari kuri live, you guys mureke mbashimire Janine uyu nguyu yatanze bonane ku bantu bo kuri TikTok, ariko Janine ugomba no kwitanga ku bantu bo kuri Instagram. Rero Madame Lady Boss, tujye twumvikana sheri, yahaye abantu amafaranga n'ubu aracyayabaha, umunsi kundi abahora yohereza amafaranga yo gufasha abantu, ariko twabonaga bafite abana, tukavuga kuraho kamera ku bana, mushyireho umuntu mukuru, abana mwibashyiraho. Ngira ngo icyo gikorwa mwaragikurikiranye. Imana iguha umugisha masheri, Imana iguha umugisha rwose. Ariko ubwo mvugiye nabo kuri Instagram, mutegura igikorwa we na ya timu yawe, nabo mubahe kabonane dada. Ariko ubwo bamereye nabi bampamagara ngo tubafashe, dore ubu n'amafaranga afite ngiye kuyagerera, bampamagara bahamba sinabivamo, kuko ngiye rwose kumva ngo umuntu ari mu kaga, kutamuha amafaranga ni ikibazo gikomeye. Hanyuma rero Mutesi Jolly Miss Rwanda 2010 kangahe, munyandikiremo hano ngo Mutesi Jolly, munyandikire muri comment, munyandikiye hapa Mutesi Jolly no 2010 kangahe, vuba hangaha Yihakanye mu Janine yarakoze gufasha abantu ya thank you biju. Muniyandikiye none muturamye hano mukora icyo abantu 410 bangahe, muniyandikiye hapa. Jiwe nje hano kugira ngo Mutesi Jolly kuda babanze mwandike Mutesi Jolly ubundi nzi. Mbega inkuru ziri mu mihanda we mama ni pela. Hari umuntu uba wiyicariye utegereje kumva, utabushaka no kwandika, ahubwo akaba ari gusaba muri comment gusa, cyangwa ateza amatwi adashaka kwandika. Uwo niwe sawa. Hari igihe wandika hano ukandika uburofa nka kuboroka. Kandi nakuborotse se ko ngewe muniyandikiye hapa Mutesi Jolly muko kufanya nini? Telefone zanyu ntabwo zikora, ntabwo intoki zikora, muri nesh. What the fuck? Mungirire vuba disi we, mungirire vuba tugeze kwa Mutesi Jolly. Bruno nimwiyumvire bundi mumereze umukinnyi wanyu we muponyonyo sonishu ni ponyonyo dada. Ngo tubwire cyangwa ngubireke ngo kabwe we nshatse nakuboroka. Shadi abana bari kubatwara abana dada. Shadbou sheri nangaye upanyanya dada.
iza Mutesi Jolly rero zihagaze zitya. Mutesi mwamubonye ukuntu ari umunyepolitike wa danje. Mutesi mwamubonye ukuntu ari umunyepolitike wa danje ngo bamuhakinze. Wisetsa. Yego Mutesi Jolly ni umunyepolitike nkukunda uko. Mwamubonye? Ubundi njyewe iriya nkuru nigeze kuyivugaho ariko nirukanka. Mutesi Jolly rero uriya mugabo wo muri Tanzania acuruza imbunda my friend. Nimunajyaho murasanga afollowinga abantu babiri. Ibye byose kampani ye cyangwa hagurira imbunda. Hanyuma ikindi agafollowinga Mutesi Jolly. Ntago mwebwe rero mwari mubizi. Kandi murabyuka nigeze kuvuga nca niruka. Ngo tubwire niza Shadbou na yawe nimbari yawe nimbari yewe. Shadbou yari gusupportinga kariya kana sheri. Ntago Shadbou ari wo guteretana na kariya kana. Ibyo mwicare mubizi. Shadbou muzi Sirey wacu. Nise yajyana iyihe mishyikirano nuriye. None suri yashobora kwishyura inzu. Uriya yanagura Range Rover. To be honest you guys. Muraho mushingira murafata Shadbou mukamusuzugura mukamuhuza na kariya kana. Stop. Imuzanongere. Ndanabibabwiye simuvugiye. Wenda ari kumusupportinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko Shadbou ntago wari uwo gukina na kariya kana. Setu ashobora kugasupportinga aho kubera iki muzajya mubona abasirey babakunze babegere basangiye namwe basabanye namwe mukumva yuko bakundanye n'abantu cyangwa ikino bari kugira. Stop. Shadbou mumwubahe. Urumva numwubahe nta nubwo yakwishyura makeup ya Shadbou. Uriya mwana utazi no we. Umva reka Shadbou mumushyize ku ruhande. Mumwubahe ni queen wacu tugomba kurebera nka hariya. Mumwubahe rwose mumwubahe. Murafata yewe wirirwa ivumbiri mutumukaho akatwigire kwa Jolly. Stop please. Soni kinyo numbonye post muri gusuzugura Shadbou arigembe reba avuga nti Shadbou wacu rwose nk'aba bantu baramubaza iki. Soni reka dukomeze kwa Shadbou. Ngo umushushadi yaguhaye iki kumuvuze neza. Oya pe murabiza ari amadega Shadbou yakoze nayavuga ariko murajya kumutwerera kariya kana koko. Karaga swende. Waruswende rutakwishyura na makeup ya Shadbou. Urwara rwagahera rujya Shadbou bamutera huriya mwana yanarwishyura. Afite ikizi ku buryo murafata umwana bari kumuha hiti namwe muraho muri mu mandazi. Mu byukuri koko utageze ntagereranya. Murashaka gufata ko uriya mwana koko utageze ntagereranya. Abasirey b'inyarugenge bazajya babegera babyinane namwe bakine namwe babahesho babahereze sho nimurangiza mwumve yuko baryamanye n'abantu cyangwa bakundana n'abantu. Uri utaramenya no ko yawe ngo ko Shadbou no kameme tukomeze kwa Jolly. Ese ubundi ko numva muri kushaka kunjijisha kandi cyo umuntu uzajya ukomeza zanira story mu yindi nzajya mwiyama. Baba bizanye mu mihanda ariko mujye murekana none oya sheri ariko hari ibintu ariko sheri ubu ntabwo turi bakuru koko tuzi kugere kubona ibintu. Jolly rero muribuka muze kugenda kureba uwo muntu afollowinga Jolly wenyine mu minsi ishize. Urumva ahubwo urukundo rwabaye ibamba. Jolly ntago aricara ubwe ngo abibabwire kandi n'ubundi afite kwicara akabibabwira. Ariko nimumbwire uriya mugabo